na gatatu niyataka izatakana imbaraga zizakoresheje bwa mbere. Ababirigi ntibaje uretse wowe uri kunca mu ijambo M23 yakubise ababirigi uri kunca mu ijambo uri kubita Rayon Sport ikayitsinda bakajya no kwiyahura izongera ibatake bihangane. So ababirigi niho batuye hari amakuru bashobora baranahabyariye nibyo bashobora kuba baranahabyariye. Warikare yuzuye ababirigi icyitwa indege bamanuye, icyitwa ibikoresho birahari. Iyi warikare bavuze itaho kugira ngo M23 yitwambure, ataho kugira ngo M23 yitwambure turaheba tuhapfire, abana bacu baze bahapfire, ariko ntabwo rino witwara itanguko shabara. Reka tubifurize kugira igicamunsi cyiza aho muherereye, aho muri hose tubifurije kugira nyine igicamunsi cyiza. So tugarukanye amakuru menshi cyane rero none ahangaha na amakuru atugezeho, tutatuvuga ati reka twegure mikoro zacu na kamera tuze tubabwire uko obyifashe. Ariko muri amakuru turaza kuba turi babiri nkuko mubibona, ndi kumwe na Fisi, tugiye gukomezanya amakuru. Hanyuma tubahaye ikaze. Tugiye kugaruka rero ku ngingo zigeze kuri 3 zihutiwe none ahangaha na amakuru agisohoka. Hari amakuru yerekana neza ko Felix Antoine Tshisekedi yamaze gufata indi myanzuro ikakaye, aho yavuze yuko ibijyanye n'ibiganiro nta nibyo azongera kwitabira, ahubwo agiye gushyira imbaraga mu mirwano. Akaba ariyo mpamvu yamaze kongera guteguza abandi basirikare, amato, intwaro n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye. Turagaruka ku bindi bihugu bishyashya byamaze kuba byigaragaza nk'ibitwari hano muri Kongo, aho bije gufatanya na Kinshasa kugira ngo basenye M23 mu buryo buri official. Hari nandi makuru. Yes, hari nandi makuru nibyo, kuko reka tubabwire ko yamato yarari hano muri kino kivu cya Tanganyika, cyangwa naburi ni kivu ni kiyaga kimwe muri ibyo. Aya matiro akaba yari y'Abatanzania ndetse n'Abarundi, yose yaracunze icyitwa umutekano. Kuri ubu uko biri kugaragara amakuru atugiraho, aya mato akaba yasubiye inyuma ho gatoya. Ese aya mato yasubiye inyuma gute? Byose uraje ubisobanukirwa neza akantu ku kandi. Ndetse nanone reka tukubwire ko uyu Antoine Felix Tshisekedi amanukanye imbaraga zidasanzwe cyane, yarangiza akabwira guverineri w'intara y'Amajyepfo, akamubwira ati harya siwe guverineri, aba baturage izi wazarendo bambwirire gutya. Ibyo yababwiye byose turaje tubikubwire. Ese nyuma yo kuva hirya mu Bufaransa avanyeyo iki? Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zongeye kugaruka nanone hano kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ziza mu yindi sura. M23 irimo iragambanirwa mu bundi buryo, cyangwa se ku rundi rwego ruri hejuru cyane. Ariko uwo bita Sultani Makenga yavuze ati uko byagenda kose ngewe ndavudira n'ibiti mu matwi, cyangwa se nkiremwe kuteri, cyangwa se nkoreshe izindi strategy zose zishoboka, ariko ibyo kuvuga ngo turarambika intwaro hasi turimo tugambanirwa bene aka kageni, ahubwo ubu rugamba nirwo rugiye gutangira, no mara what turarurwana byanga bikunda. Kandi Uvira igihari nuko iyi Uvira ibitendo byaraye bibaye biri kwerekana neza ibimenyetso simusiga ako kantu ukumve neza, cyangwa se mukumve neza, kuko iyi Uvira igiye kuba yakongera gusubirwamo n'intare za Salama. Tubahaye ikaze rero, ari nako tubabwira ngo tubifuriza kugira igihe cyiza cyangwa se umunsi mwiza. Ndetse nanone kandi ariko buriya ubwo mbikubwiye ndi kugusha kugira ngo ngutware neza, noneho uhite gukora kuri subscribe. Yes cyane, ni iby'agaciro kujya tubana mwarakanze subscribe kabisa, turabibashimira. Kandi abantu mwabikoze mwese tubashimira, tubabwira ko no munsi dushobora kuza kurara twujuje subscribe 1000. Mukomeze mushyiremo akabaraga kugira ngo dukomeze tugende tuzamuka. Uko tuzamuka natwe niko twongera amwe mu makuru twabaherezaga, ndetse tukazabona n'ubushobozi bwo kugenda tukajya kuri tele, tukajya kuvugana n'abaturage batuye muri bira bice. So byose rero ni mwebwe tubafite ntacyo twaba, namwe mudufite ntimwabura amakuru. So munyemere rero dutangire aya makuru. Hanyuma rero bwana Fisi, ndagira ngo duhere ku bitendo none ahangaha General Sultani Makenga amaze gukora, ubundi andi makuru tuze kuyajyamo nyuma. Tugiye guhera ku gitendo cya mbere. Sultani Makenga byari bizwi neza cyane yuko ari ahantu bita Sange, ahantu bita Remera,
arantu muri bino bice mbese musi ya Bukavu gatoya usa n'umanuka werekeza muri Uvira, muri rusange ni muri plaine. Hanyuma rero hanga hari itsinda ry'abasirikare b'abarundi bari bateganyijwe bari buze gukora operation bagashakisha Sultani Makenga ku kabi nakeza cyangwa se kubi n'ubwiza kugira ngo uyu mugabo baze kumugusha mu cyuho bize kurangira bamurangirije aho hantu muri ako kavuye bamwishe. Birengagiza ko bari kushaka kwica ari navani sunu umukomando mu bakomando niwe mukuru mu ngabo n'ubundi arabarenze bose ko byagenda uko ariko kose. Noneho rero igisirikare cy'ubundi cyari cyateguye uno mupango gifatanyije n'igisirikare cya Tanzania bari bapanze yuko bari buze kunyurira muri Fizi, urumva, bakazamuka bakerekeza hano za Shabunda, bagaca Shabunda bikubita Warungu, bakahita baza muri bino bice bakamanukira hejuru ya Sultani Makenga, urumva. Ari kamwe mu makuru atugezeho none ahangaha navuga ko ari breaking news, nuko amaze gufatwa abasirikare barenga 8 bose bari bafite amapistoli, ntago ari intwaro nini utagira ngo ni intwaro zino nini. Amapistoli utuntu tw'udushoka n'abakomando nyine b'abarundi special forces zabo b'abakomando bamwe boherezaho rwakomeye, bamwe bakora operation za bucece, bamwe Neva aba yizeye. Nibo rero bari baje gukora iyi operation yo kuza guhitana General Sultani Makenga. Amwe mu makuru rero nabashije gukurura nuko Sultani Makenga ibi bice tarakina birimo. Nuko ibi bice tarakina birimo. Ahubwo amakuru yahise atangwa yuko hari abasirikare bazamutse baje guhitana Afande Makenga, barimo basa n'ababurira Makenga ati uze kuba wagiye ntibahagusange kuko bamaze kuba bategurwa, baciye izinzira izinizi mu bategagasho, urumva. Kandi bagambaniwe n'abarundi bagenzi babo. Kurumva amakuru ntago yari ntago hari bumenyekana baje kubikora, amakuru atatanzwe ntibibaho. Noneho rero igihe bari bazamutse bageze hano za Shabunda, uzi ko bafatiwe agati ya Shabunda ndetse na Warungu. Bafashwe n'abasirikare ba M23 bari ahitwa Warungu, aho bari bavuye muri patrouille bavuye ahitwa Nzibira berekeza hano Warungu centre. Kuko urumva M23 ubundi iri muri gahunda yo kujya gufata Kamituga. Noneho bano basirikare rero bari baje bigize akara kajyahe, bahise bagwa mu kasho k'intare za Salamwe. Bari bambaye imyenda isanzwe ariko mo imbere babakuyemo imyenda papa. Bari bambaye ikitwa igikoresho, ibyuma, udushoka, utuntu tw'uduhoro. Hari no nabonanye, hari nibyo nabonye mbonamo n'ibintu by'amacumu, urumva, utucumu dusongosoye ariko dutoye. Noneho ni intwaro n'imbunda za pistoli ako twakita nka kabucura, sinzi niba mukazi. Aba basirikare rero bari abasirikare barenga 6 nibo bari baje gukora iyo operation. Bari bavuze ko bagomba kuza bakinjirira paka bagezaho Makengari bakahita bamutera vuba vuba, sasura imwe cyangwa icyuma bikarangira bamurangije. Ariko uyu mugabo Makenga bashaka ngo bagafatwa, nabo bagafatwa rimeze kuvuga ngo byaro nko kwiyahura nk'ibyihe buryo bikora, bakamwataka nabo bashaka bagahita bakabuzima. Yego, abo nabari bihebye Nevari yababwiye ati mwebwe mugende mu bikore, turabahindurira amateka, turabahindurira ubuzima, umuryango yanyu tuzayitaho kandi tuzakora ibishoboka ibyo ari byo byose tubabohoze mu mwivugane. Niyo gahunda yari ihari. None babavuyemo hari amakuru mise nakira none ahangaha avuga ko nyuma yuko abo basirikare bafashwe, buri umwe wese wamenye ibyayo makuru yuko abo basirikare bagiye kuri iyo mission, ubu tuvugana bamufashe uko nguko araziritse n'amapingo. Bamufashe kuko ntibaramenya uwatanze amakuru ngo ninde, kandi yari operation yarishoboraga kubageza ku ntsinzi. Gusa imyaka bari bagize n'ubundi Afande Makenga tayari bino bice yari yaramaze kugira gute kubivamo kera, kuko abizamo yarigaragaje, abisohokamo ntiyigaragaje. So ubwo rero bari bagifite amakuru yuko agihari. None umugabo yari yigendeye, yaramaze kabisa ntiyaranahari. Yes, ngango ko rero uko byifashe n'ubundi uko byagenze tere y'imirwano ahanga muri Uvira. Kisekedi nanone kugira ngo iyi mirwano ibe hano muri Uvira, navuga yuko ari we wabigizemo uruhare kugira ngo avuge ngo harya si wowe uyobora intara ya Kivu y'Amajyepfo, avuga Purusi. Yes, niwe yabwiraga. Ibi ngibi rero bikaba byari binamukururiye urupfu habuze gato. Gute rero ubwo Kisekedi turi buze kubigaruka, Kisekedi yarakubutse mu Bufaransa cyangwa se yari yaragiye mu Bufaransa. Uyu Kisekedi yari yagiye mu Bufaransa kubwira Emmanuel Macron amubwira ati rero rwose burya amubwira ati rero rwose burya nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazemereye ku mabuye, ariko nawe ariya mabuye nawe urayakeneye. Hari ahantu naguhishiye, urayakeneye. Uriya mugabo rero buriya ibi by'aya mabuye nawe ashobora kuba aya mabuye yagurisha inshuro nyinshi,
akayagurisha bamwe akongera akayagurisha n'undi nawe akamugurisha. none se reka wenda gato buri umwe wese akaba azi ko amabuye yayafite arayiwe ari ukugenda bajijisha gakunda rebe ko reka mubwire bamuha nyine ubufasha reba nk'Ububirigi bufite warikare wenda Ububirigi nibwo buri gusarura cyane. Reba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ati ndaguha hotware, reba Ubufaransa ati ndaguha, anyarukiye mu Burusiya abwira Putin ati ndaguha ibi. None se uyu mugabo aragurisha igihugu kirangize noneho nibaza bazanagundaguriramo ngayo nguko rero. Noneho rero akimara kumubwira ibyo ngibyo ati ngero ndagwakura aya mabuye, Emmanuel Macron avuga ati aha ubundi nanjye amabuye ntago nayagotwa ati rero ndagwa abasirikari bashoboka barya bambere mu bambere ariko ntago bamuha bambere mu bambere bazamanka nk'ikiciro nk'icyakangahe bana fisi wenda tugikomoza kuri iyo ngiye ntago mbeshya ariko oya nyine tutabeshye sibyo ntago turi kubeshya ubu koko urabona Neva nako Tshisekedi Macron atari kumucayika atari kumubeshya orana yamuha abasirikare kuba muha yabamuha namuha ayo mabuye arabamuha ariko ntago amuha ab'ingenzi mu baragenda mu buhe buryo noneho rero baraza bavuga ko baje kugarura amahoro baje gufasha Kongo baje gufasha Kongo nyine hauze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zari zemeye abasirikare Tshisekedi ariko ntababone yego nawe wenda hari niko bishaka kugenda erega buri hari ikintu igihugu kiba gikoze iyo nta masezerano bifitanye cyangwa bitari muri Loni cyangwa muri MONUSCO atari bo babohereje ewana biba bigoye buriya Neva ni wakoze wenda hari bishobora gukunda nta wamenya aruze uriya no wabikora kubera yuko yifitiye ubukene abashaka oya Neva nyine no kubera ubukene ubundi ntago bekomeze ko hari ikindi gihugu kijya gutabara ikindi mu gihe ari abene gihugu bari kurwana ubwabo reka dukomeze nanone rero uyu nguyu Macron akimara kuvuga ati rongewe numpa kwayo mabuye rwose abasirikari ndabaguha nguhe n'ibikoresho nguhe indege nguhe amadrone nguhe ibiki byose amasasi imbunda byose nguhe n'abasirikari baza bakabikoresha n'ibindi bigenerwa abasirikari bawe ku rugamba baze kwataka M23 ndetse bave no mwabiri ya bice byose. Aha rero niho uyu Tshisekedi yaboneyeho ahamagara Purusi arambwa ati harya suri Uvira suri muri Uvira ati koresha inama rero umbwirire abo bawazarendo umbwirire nabo baturage badushyigikiye yuko tugiye kubasubiza ibice byabo Bukavu ndetse na Goma na Uvira. Goma ntago yayivuze Uvira kandi bayifite ni hava ubundi se baravuga ko banayifite neza kuko mu 23 iri gutangira kugira gutu iri kugira ibyo turaje tubigarukeho. Noneho rero uyu mugabo iryo jambo Tshisekedi yamubwiye kuko nawe yari yizeye yuko agiye kubona ubufasha bwa hatari ko bagiye guhita bakubita mu 23 noneho rero icyaje gukurikiraho rero akimara kumva iryo jambo nawe yahise akoranya inama hano muri Uvira ahamagaza abo bose za wazarendo ngira ngo kare babivuze mu makuru ko avuga ati mukome mu mashyi kubera ibi nibi ati mukomera amashyi FARDC na wazarendo bakoma amashyi agakoma abantu nka 30 akakoma abantu nabwo babasirikare na wazarendo abaturage wapi. Uyu mugabo rero yamaze gushyira kandi kantu nanone yavuze hariya aravuga ngo yantumye ngo mbabwire ngo Uvira na Bukavu bigiye kwigarurirwa neza 100%. Bagiye kwivamo M23 ntibazongera kuyibarizwamo na gato kwako yizeye ko abafaransa ngo bagiye kuza nanone kandi arongera akimara gutambikamo akantu ngo amoko yashyizemo akantu k'amoko ngo ibintu nyemba numva no kubivuga nta kuko kubivuga n'undi bikubera yashyizemo nyine akantu k'amoko gutyo tu akimara kugashyiramo noneho baramubwatiye ntibibaho twebwe dufite ubwoko bwacu ubu bwoko ni iby'amoko byateje ibibazo hano mu Rwanda namwe murabizi nibyo yashyizemo akimara kubishyiramo ngo mubireke ngibi ngo ntago ari sawa cyakora yaravuze neza aho ngaho ariko wazarenda cyo bavuga twese turabakongomani nta by'amoko yewe harya nibo bahise bamurasa ubugabo nibwo bahise kuba murundu murayi cyitwa umuriro
amasasu akimara kurangiza ibyo avuga ngo ari kwitegura gutaha bamukubise icyitwa amasasu papa menshi koko ngo bamudoze baramuhushura za wazarendo nituvuga menshi mwumve ko menshi suguka wazarendo zishyira mu urutoki muri hariya mu mbarutso twiga neza mu mbarutso ikuraho baba bafite automatic weapon zino za AK47 ashyiraho gutya ewana akarangiza roko magazine ishizemo yose bariya wagira ngo amasasu bafite uruganda ruyacura oya wagira ntibanayagura ngayo ngo kureko uyu rero ibi ngibi bikaba byari bimukozeho nawe uyu nguyu akaba rokotse byane bavuga ngo imboga mbi ntago ziva mu mukungo uyu ararurokotse kandi nanone bari bamufitiye inzika uyu mugabo bisa nkaho yabataye mu rugamba we arahunga bo baguma arahunga akajya yihungira mu Burundi ariko uribuka ko yabundi yakoreraga Bukavu niho yakoreraga ariko ubu ngubu aho M23 hose yahagize ahungira mu Burundi nubu araza ava mu Burundi akarara i Burundi akaza akagira ibyo akora akongera akagenda arava mu Burundi akaza muri Uvira ubundi ba waradutaye wakakwiye kugumana natwe hano mpaka nimba ari ubuhungiro tugahungira hano mu gihugu tukakomeza twungana aho byo kugenda wowe ujya mu Burundi ukamera neza bakagufata neza ukagira gute twebwe turimo tukasirirwa hano iyo rero ni inzika yakuriye ibyo byose kugira ngo bamurase yes nanone kandi rero tugikomeje mu makuru yanga muri Uvira icyitwa amato y'abarundi yasubiye inyuma mwoka byara y'amato yasubiye inyuma asubira inyuma kandi yari yamaze kugira ibi ngibi biraterwa n'iki nababwe ko Makenga yamaze kuvuga yuko uru rugamba agomba kurujyamo noneho byanga bikunda nta bintu byo kuvuga ngo ni iki ngarumvira ngo bariya ngo ngibiki n'ibiki ubundi kwegura intwaro tukarwana ubundi bwana Fisi kuko nabo bamaze kubona ko barimo baragambanirwa fasha nkubwira aka kantu gatoya fasha nkubwira aka kantu gato impamvu Sultani Makenga yiziye urabizi ko Uvira bayivuyemo ubu bwari uburyo bwiza bwo kwerekana neza amahanga yuko M23 yaharikuye ariyo mpamvu yasewereza abasirikare bafite utuntu tw'udukamera ngo bagende bakurikirana iby'umujyi wa Uvira bafata amavideo ariyo yoherejwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nandi yagiye atandukanye mu miryango mpuzamahanga iri yikunda kurega M23 berekana population y'abantu ukuntu imeze muri Uvira sibyo ahanga rero Makenga ahita ati twebwe ubu tugiye gusubirayo twabaye nk'abatabazi kandi uko gusubirayo tayari nta kuhaba nanone ikindi ibyo abona yuko bari bemeranyije Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kugomeza zihinduka nano ubungubu bisa naho aho Trump yaboneye yuko Kisekedi ari kumukubita ari amabuye amubwira ati aburya aya mabuye nta bandi bigeze bayakoraho kuva isi yabaho cyamabuye nimwebwe ne narayababikiye ahubwo mu nkorere utuntu tw'udutendo kure mu 23 muzane za ndege zanyu mu bakunkumure mukora ibitendo nyine mwongere mu nsubiza ibice byanjye namwe mwitwarira amabuye Trump rero bakavuga ati amabuye se ubu ngubu twayahereza ra ko rero tugiye urusyo dukome n'ingashyire Trump nawe ni kirira habiri yari yavuze yuko agiye kuza gukora operation Maduro hano muri Kongo urumva bimwe yakorewe aba ko Kisekedi kuragira ngo aha amafaranga kubise burya haroroha haroroha nyine none kata eka nkubwire ahanga Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze neza yuko ibyo Kisekedi akora babibona kandi katari byiza sibyo bavuga yuko basaba M23 kuvuvira ivamo ndetse wabonye ko na wa undi Trump akunda kohereza mu biganiro cyane cyane umuhuza nk'intumwa ya Trump yagarutse ivuga ko bakwiye gusinyana amasezerano wa M23 ndetse na Kinshasa bakihuza bakaba basinye se byose byabe byatanze ikintana kimwe ariko ibyo ntago barabisinya Kisekedi ntago arabyemera Kisekedi nawe warivuga ati ngiye ntabyo kujya mu biganiro kujya gusinya ngiye icyo nkeneye ni ukurwana ahanga rero niho mvugira ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kuhabona kandi nabo barashyira mu gaciro barabizi urumva ndetse ibyo M23 ikora barabizi aho M23 iri
Amerika igira ubutasi bwo ku rwego rwo hejuru, amakuru baba bayafite ahubwo babyirengagiza babibona. Ariya mabuye ntago wayanguze ko mbese ubundi na Yesu baramugamba. Reka nkubwire, ubundi AFC M23 yitukura si ibiceri 30 by'ifeza gusa byatumye Yesu bamumanika byonyine. None amabuye y'agaciro kuyahereza Trump. Yesu kirya gihe twagitandukanya n'iki. Yesu kirya gihe yaje abantu batamukunda ntibamwemere. N'urugero nge ndi kuguha, atanga ubutumwa bwiza abantu ntibabukunda. Buriya Yuda yari inshuti ya Yesu, yari n'umwigishwa we, ariko byari byaramaze no guhanurwa yuko Yesu azagambanirwa n'inshuti ye, kandi byagombaga kuba. Niyo mpamvu Yesu yanababaga. Niyo mpamvu rero nkubwira ngo buriya Yuda iyo batamuha amafaranga ntabwo yari kubikora. Rero n'ubundi ariko Yesu yari bubambwe wenda mu bundi buryo ariko hatajemo amafaranga. Ariko icyo nshatse kukubwira wenda ibyo tubireke, nuko icyo amafaranga buriya ahakubise haroro. Amafaranga afite imbaraga zidasanzwe cyane. Na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari ibyo bazibwira hazamwe icyitwa ifaranga. Ngira ngo ujye ubona ukuntu barwana ko idolari ryabo ridata agaciro cyane kugira ngo rizamuke. Niyo mpamvu rero ni nayo mafaranga yo baravuga ati nimba amafaranga aje aya mabuye kandi akora ibitwaro kirimbuzi tugomeze tugira ubudahangarwa, twayanga mu buhe buryo? Iyo M23 yabaye igiye ariko imbaraga zacu tukazihorana, bashaka bagashira. Ibi rero noneho twari turi kugera no kwanyanye kure, twe turi kuvuga yuko ibi byose Makenga yamaze kubibona, avuga ati aha hantu rero nitutirwanaho ngo dukore ibishoboka byose, niyo Amerika nishaka ize duhangane nayo dupfe twagerageje, mugani wa 50 Cent cyane. Ti rero tugomba gupfa turwana tukagerageza tugatsindwa, ariko twagerageje kimwe nuko dushobora gutsinda nanone, ariko bashobora no gutsinda. Abanyamerika ntibabakubitiye muri Somalia se? Abirabura bagenzi bacu babakubise, Amerika iva muri Somalia yiruka. Abanyasomalia n'abirabura ngira n'abarabu, kereka wenda haruguru Somalia y'amajyaruguru nubo bameze nk'abarabu, nabo bafite imisatsi y'imikara bakagira miremire n'uruhu nk'urw'abazungu cyangwa se abirabura. Abo hepfo rero nibo binkara nyine nk'iyi mikoro hano. Oya ntago ari inka, nibo birabura barirabura rwose. Niko basa naha ngaha n'ukuri niko Imana yabaremye. Noneho rero bari bakubise nano ushobora kuza ukabona baraje M23 bazitagura, ukabona M23 rakuze ntese nimba ikubita abacancuri gakubita abo bondi bose kagira baraciye mu bisirikare byose, baraciye mu bisirikare bikomeye. Reba nk'abari abarike press umunyamerika, yego n'abasirikare yazanye hano ba Blackwater bose bari bahari. Amerika ikabohereza mu biki byose, ushobora kubona Makenga rwose yanditse irindi zina noneho bahita bamutinya, ndakurahiye. Oya bahita bamutinya, ako n'ubundi baramutinya. Nuko rero twari tukira aho ngaho rero, icyatumye mu mato rero ava aho ngaho nukubera yuko bamaze kubona yuko hari operasiyo yaraye ibaye, turi buze kuza kubasobanura neza mu yandi makuru. Operasiyo yakozwe Makenga bigizemo uruhare, baraza bakora kwanu kabo neza, icyitwa Wazalendo bazirituye n'aba FARDC bari bararamye ku misozi, ibintu byabaye bicika. Iyo operasiyo turazwabwira rero, bariya nibo babonye M23 ikoze icyo kintu, baravuga bati rero reka tube dusubije amato yacu nyuma tukongere dufate mwindi ntera twiha umwitangirizwa ukongera kubona iki uko twakora ibitendo ngayo ngo korera nuko bihagaze. So tujye mu yandi makuru rero, tuhite tuva no muri Uvira uko nguko tayari. Turagaruka turaza gusoreza i Bujumbura, tubabwire naho uko byifashe mu makuru ariko havugwa yuko General Neva yaba yamaze kugira ibyo ahindura nawe kugeza amaginga aya ngaya. Hanyuma ndagira ngo duhere Kivu ya ruguru rero, ngiye kubibwirira operation zigeze kuri 3 intare za Sarambwe ziteganyije kuza gukora muri territoire ya Warikare. Ubundi Warikare ushobora kubyumva uko ukagira ngo nimwe muri territoire zoroshye, wenda ukagira ngo ni nko muri zo za Karemingo cyangwa za Baraka. Oya, Warikare ni urundi rwego, ni igihugu kindi. Navuga ko ari igihugu kiba muri Kongo ariko kirinzwe n'abantu batazwi kandi bica. Barazwi saba. Reka tubivuge uko nguko nyine. Hariya ni igihugu kimukiye mu kindi, ababirigi niho batuye. Hari amakuru bashoko baranahabyariye.
nibyo bashobora kuba baranahabyariye. Warikare yuzuye ababirigi, icyitwa indege bamanuye, icyitwa ibikoresho birahari. Iyi Warikare bavuze itaho kugira ngo M23 yitwambure, ataho kugira ngo M23 yitwambure, turaheba tuhapfire, abana bacu baze bahapfire, ariko ntabwo rino witwara itanguko. Shabara reka nkubwire buriya ariko Warikare irakize papa. Uwagutsinze rimwe na kabiri aragutsinda. Ariko M23 wibuke ibatsinda ababirigi bari bake. Yabatsinze inshuro zingahe? None se barwanaga bonyine. Hari ababirigi bari barirega bari bake. Reka nkubwire barwanaga bonyine se. Hari FDLR akaba na Wazalendo na FARDC. Akaba ni n'abarundi nabo bari barimo. Oya abarundi ara ntago bageze bahagera. Abarundi nabo barahaje sha. Nimba bataranahaje wenda batangaga n'ibitekerezo n'ubundi buri. Ahangaha rero ikintu noneho gihari bari benshi cyane. Reka nkubwire hari ibirindiro bigeze kuri ibirindiro bitatu byose byarahabaga by'ababirigi. 23 yahafashe inshuro zingahe? Aburetse n'ebyiri. Ariko yuko ko kiryagiye bahafata. Buretse kiryagiye bahafata. Ababirigi bamenye ubwenge bashyira imbaraga muri diplomasi, baganirize mu vetro, bagira Rwanda ishurizo ebyiri mu biganiro, basaba ko M23 irekura Warikare, barayirekura kugira ngo ababirigi bakunde babone buryo ki baza kudeploying ingabo n'ibindi bikoresho bishyashya hariya muri Warikare, babanze bahazitire bashyiremo imbaraga. None ubu tuvugana bamaze gukacira, bahafite uku biragoranye ko M23 ishobora gupusika injiro kibonye. Ahangaha bisaba kwinjira wateguye ufite amakuru ahagije. Nagi mbere nase ko kirya gihe Warikare hari abatasi ba M23 ubu bariyo mbere hari mbere tutaratangira gukorana. Mbere tutaratangira gukorana hari aho wakoraga ku yandi macano no ku bindi bitangaza makuru naragukurikiraga. Hari Warikare hajya gufatwa, najyaga numva ukuntu harinzwe hakakaye cyane ke 23 igiye kwataka. Papa yaraje n'ubundi rabavutura, ariko ndi kukubwira ibintu ntabwo uri kubyumva neza. Uko harinzwe cyane na n'ubu ngo irongera ivamo, barongera baraza baranarinda ku rwego ruri hejuru, baravuga ngo ntago hano hantu we ntabwo uri kunyumva neza. Buretse dukurikiranya akantu ku kandi, urumva ntago ari kuva ko M23 yanze gufata Warikare. Oya, si nuko yabuze imbaraga, barazifite, ahubwo baraca he. 23 iracahe aho yaciye n'ubundi itonda ngana agarukuza gupfa kwataka bahubutse. Ntago none se ubundi aho arukuza gupfa aho batatse bahubutse ni hehe? None se utekereza ko impamvu M23 itarinjira ataruka ikiri gushaka inzira? None se ubashije igihe kingana ute M23 itarasubira muri Warikare? Nije nivuga ngo igiye kuhata. Ngende nkunda kukubwira yuko igomba kwataka itakatakira ahantu hamwe, ahantu habiri cyarimwe. Mwe ahantu hakomeye nka hariya Uvira harakomeye, Warikare harakomeye. Uvira ubwo ari horoshye cyane kurusha Warikare. Yego, ariko nabo hari abasirikare b'abarundi kandi b'abanyabwoba. Urumva Uvira kandi nta gikoresho gihambaye cyari kiriyo. Reba drone ziri Warikare zonyine. Reka turekera. Sinabihakanye ariko reka nkubwire, wowe ushatse gushyigikira yuko M23 irebe igashya ubwoba. Hoye ntago ibishya ubwoba, ndi kukubwira ko M23 kugira ngo ihafate, urumva birasaba ko baba bafite amakuru ahagije. None se ubundi ntayo bafite? Ubu ngubu kubera ko batarahafata ntayo. Ngo ntayo? Kuba bayafite shobora kuba bayafite, ariko kuva bataratangira babuzwa n'iki? Nose ndi kubabaye nta makuru bafite baje. Reka nkusobanurire, ndaringe nari ntangiye amakuru nkubwira yuko M23 igiye kwataka ku giciro byasaba cyari cyo cyose. So reka mbikubwire byose mbirangize. We wakavuze uti M23 ni yataka izatakana imbaraga zizakoresheje bwambe. Ababirigi ntibaje baka. Buretse wowe uri kunca mu ijambo, M23 yakubisa ababirigi. Uri kunca mu ijambo. Uri kubita Rayon Sport ikayitsinda bakajya no kwiyahura, izongera ibatake. Abakunzi ba Rayon utakomeretsa abakunzi ba Rayon papa.
wihangane So, reka APR nkubwire- imaze gutsinda rero inshuro nka zingahe Tuve kuri Zikurikiranye. APR. Reka Ujya, dusubire ku ntare. subiza, zikurikiranye inshuro nk'esheshatu simbizi nubwo ntari umufana w'umupira ngiye habe na gato ariko ndabikurikira njya mbibona nareba Icyo bariya ngicyo- babirigi rero ngiye kuvuga navuga ikipe fana 23 nihasubira hariya yabakubise rimwe iraharekura baratakamba ngo mutubabarire Oya, bari kubona ntabwo ububirigi batakambye. bugiye gupfa. Buretse- None bagiye- umaze kuvuga buretse- ngo iki bagiye buretse- Rwanda mu biki buretse ngo babatsinda ngo bya Buretse- diplomasi Eh. bagiye mu none se nyine se bagiye gutaka mu mutobere muharekure ntago Baharekuye. M23 yasabwe kuharekura kurekura warikare ariko wibuke neza ko ababirigi atari bo bari hariya bonyine yego nyine ariko abari bahari bose M23 yakurikiye hamwe ikindi cya kabiri buretse banga kubahiriza Oya, ntabwo uri kunyumva. Oya, ntabwo uri kunyumva. irabavutura nanone Ntabwo uri kuri ino kunyumva. nshuro nabwo nihataka izabakubitira hariya inzega ibavutura nanone ntabwo uri kunyumva icyo ndi ntabwo urugero kukubwira rwumvikana oya urwo rugero ntabwo ndi kurwumva kirya gihe M23 ifata muri biriya bice hari drone ziri warikare zabuzwaga n'iki izari zari gisangani zaturukaga Aburetse- bose barakominikanaga aburetse M23 ijya kwataka hariya nta babirigi bari bahari na suko izarakoreshwa None se kuki batarongera kuhasubira? bari bahari Kuki batarongera Reka kujya nkubwire, kuhafata? reka nkubwire ayo makuru yose niyo uramponda sinoga hariya ababirigi guhera baza M23 irwana ikintu cyatangije n'intambara nakikubwire ku babirigi hari umuhaka bazanye wakoreraga mu modoka uwo muhaka yari yarazengereje M23 bakoresha drone bagakoresha na sukoye uyu muhaka M23 ndabyibuka neza intambara ijya gutangira ikare cyane ababirigi nabo bakare nuko M23 yamurasiye mu modoka ye bakayikubita kompri gashanyagurika ariko uremera neza ko M23 izafata ababirigi barasa buretse nkubwire tubanze twumvikana iki kintu Hey. uremera neza ko impamvu M23 itarajya kwataka itarasubira kujya gufata warikare urumva ari uko bakiri kwikusanya kugira ngo bagire imbaraga zihagije mani bagerageza ishuri izi zirenze 3 nanone yego icyo kintu uvuga nicyo kuko babonye ko nabo bariyongereye ababirigi bariyongereye nyine bongereye n'ibikoresho yego simbi hakanye na nubu hari kandi barazitiye ahantu hose harateguye yewe papa reka nkubwire leta zunze ubumwe za Amerika bazigabaho ibitero yamaze nyine n'urugero tuba kureba imbaraga za M23 mu bari muri warikare ingero Amerika si bayinjiranyeyo kuki se bari abatoko noneho nkanswe abantu batsinze 1 2 3 aha bagomba kubatsinda neza 100% ni macenga nahaguruka akavuga ati warikare wowe rero utumye n'amakuru nari ngiye kuvuga ntayavuga utumye n'amakuru nari ngiye kuvuga ntayavuga so njye natangiye nkubwira intare za Sarambwe sha nta mbaraga bafite zo kwatakara ngo umubirigi ngo yigeze baramukubise 1 2 buretse umubirigisha azana ibyuma kabitaba mu muhanda ntabwo uri kunyumva umubirigi bantu mudukurikiye umubirigi yaraje oya umubirigi yaraje ubwo nyine uri waritse se nkabanza ngavuga amakuru azana ibyuma bitaba muri kaburembo kugira ngo imodoka ya kaburimbo nanjye ngo kaburembo mu muhanda kugira ngo imodoka y'umu M23 itambutse bajye bamenya icyerekezo igiyemo icyo cyuma bidace kabiri cyakoze akazi 1 2 3 M23 irateza avuga atari ku bundi ni iki kiranga ibyerekezo tugiyemo baza kukivumbura icyuma M23 bagikenyereraho nese si nk'ibyo byose tondereho nkubwire ngiye ntangiye nkubwira uretse banzu nyumva natangiye amakuru ngiye kuvuga warikare nkubwira ko M23 igiye kwataka warikare ku giciro bisaba icyo aricyo cyose ariko ndi kubivuga nahise mvuga ati ariko kugira ngo bayatake hari ibyo bari kubanza gushaka sibyo icyo kintu bari kubanza gushaka nakikubwiye nuko tutasubiza inyuma ngo wumve ukuntu watsimbararaga ukuntu ahangaha barahataka ari uko bafite amakuru ahagije yaho haduye aherereye barayafite yewe ko buriya bategereje kubanza gufata turiya duce tubagoye cyane tubagoye Uvira bavanemo n'utundi noneho uvirerege ubu ntago ikiri ikibazo ibuzwa n'iki ko atari ikibazo ubu ngubu ikibazo abantu bari kwicirwamo hariya M23 bareba ntago iri kuvuga ko ijye gusubirayo Uvira barahasubira vuba herega Uvira haroroshye kurusha hano zanuza ntago horoshye nabo rero bongeye kwitegura kuko uko M23 yahafashe bwa mbere ntago ariko mbona ko izongera kuhafata bwa kabiri nyine zahafata ariko ntago ari bwo buryo bwa mbere yakoresheje bizagiye nabonye hambere hagoye M23 warikare
niho hantu hambere ahandi hose haranayoherahera ariko ubu wavuga yuko nyine imbaraga ziyongereye warikare imbaraga zaragiye zirazamuka zikuba inshuro zingahe. Tukomereze mu yandi makuru hano ayanga tuyatinzeho reka ariko manze nyasoze nkuko nari nabitangiye. Anga rero M23 afashe umwanzuro wo kuza kwataka warikare ku giciro icyo aricyo cyose bisaba. Urumva bamaze kongera abasirikare n'ibindi bikoresho bishyashya birimo n'intwaro zirasakuwe za musada, aho biteganyijwe ko ari bwaze kwatakira mu bice bigeze muri bitatu ntavuza amazina. Hangara umuntu wambwiye ngo sinkavuge operation Intare za Sarambwe zigiye gukora. So mu by'ukuri rero mwumve ko M23 igiye kwataka ariko iri bwatakire mu bice bigeze kuri bitatu byombi. Muri warikare se igiye kuhataka kandi barinjirira mu bice bigeze muri bitatu byombi. Hanyuma rero icyitwa Ababiligi basa nkaho bakaniye bagashyira intwaro ku misozi strategique. Bwana Fisi impamvu nakubwira ngo yiwarikare irakaze, ahangaha bafashe umuturage witwa umusore wese bamuhereza intwaro te n'abana mukubita training igihe gitoya yo kwiga kurashisha intwaro, sibyo? Nabikubwiraga ngo nayange si ubyivugiye se, urumva? Si ubyivugiye Ngwebo 23 igiye kwataka. None se siratangiye mbivuga. Yego. None wowe uri kuvuga ngo 23 ngizahataka ariko ngo yabonye amakuru ahagije. None se amakuru ifite ubwo ngubu. Ayo makuru ndi kukubwira ko bagiye kuhataka ariko ntibarahataka. Ariko uri kuvuga kuba wamenye yuko bagiye kuhataka. Uko nyine bari bamaze gukusanya ibimenyetso nawo bazataka. None se ubashigaye hari hashije igihe kinganute. Si yabyivugiye mu byo. Amakuru barayafite ubwo bagiye kwataka nyine. None se nyine ndiburetse ngo soza amakuru. Uretse soza amakuru nyavuga uko nayateguye kandi nuko nayahawe. Sibyo? Wowe nuko buri kunjyana mu bintu byinshi ukanjagaraza ugatuma hari byo ntavuga neza. So reka mbisoze. Ahangarira amakuru akomeza avuga ko abasirikare ba M23 bakomeje kwiyongera mu bice birimo Kisheberi byo muri territoire ya Warikare, birimo Kibati muri territoire ya Warikare, birimo hano Ping muri territoire ya Warikare. Urumva? Ahangaha abasirikare bose b'Intare za Sarambwe biyongereye ndetse n'intwaro zamanukanywe ari nyinshi cyane. Ahangaha rero biteganyijwe ko bari bwatake ariko ntibarataka. So dutegereje confirmation ya M23 tubabwira ko isasu rya mbere ryikubise Warikare nibwo tuzakofirima neza ko AFC M23 yamaze kugira gute kwataka iyi territoire ko bagiye kuyifata. So kugeza amaginga yanga rero nago barataka, dutegereje ko bataka ubwo tukababwira ngo itsinzi iri ku ruhande rwa AFC cyangwa se Umubirigi yakoza akazi ke nk'ibisanzwe atsinda M23. So reka nkubaze M23 yongereye abasirikare aho ngaho, yongereye abasirikare n'ibikoresho ibi bikaba bimwe mu bimenyetso bigaragaza ko Warikare igiye kwataka. Kuki batahise bataka? Ko abasirikare b'M23 babanje gutuza nakubwiye ko kwataka Warikare atarugubuka. Kuki batuje? Bari gushaka amakuru. Of course. Uravuga ngo hariya ngo bazaka. ngo bahazanya abasirikare baraza kuhataka ariko babanje gushaka amakuru. Abantu bose barayafite papa. Kuba bayafite niki? Kuba bayafite ni byiza. None ndi kukubwira ko nta makuru afite. Wavuze ko nta makuru bafite. Kadusoza mutubwire muri comment mwe mwatwumvise. So hanyuma rero dusoreza amakuru yacu ahitwa Rubero mwoka byaramwe, ahantu naho ibibazo bikomeje kuba ibibazo cyane ku baturage bahatuye. Naho AFC M23 na FARDC ni bisanzwe tumaze kubimenyera gushondana kwabo bihoraho. Rubero nta kindi cyari nyine n'imirwano gutyo gusa muri Kasuo, Kageri ndetse n'utundi duce. So ngaho nguko rero niko bihagaze. Hanyuma mu gihugu cy'u Burundi tuba ariho dusoreza amakuru ngo ko nari nabibasezeranyije. Amakuru yo mu Burundi amasaha yatujyanye. Reka tuyabararikiye mu kiganiro kigiye kuza tubabwira uko tubuze kubabwira. Kuvugaho makeya. Oya amasaha yatujyanye. Bura kuba umuntu turatangira mu kindi kiganiro reka tubibararikire. Turaza kwabwira ibyo mu Burundi ku mugore wa Kisekedi. Umugore wa Neva ku mugore wa Neva yego nabo yahinduye muri CNDD FDD. Iyo operation yose turayibaha neza akantu ku kandi uba amasaha yagiye tutabarambira. So reka tubashimire rero, murakoze cyane, tubifurize kugira umugoroba mwiza kandi subscribe.